wamaze bana ngiye ko ngiye kwigira ikigazo urumva nabakora ibintu ugiye kujya i Kigali we waba hehe no kunyura ku rwawe bitwize ko nzambana n'umujyana cyo bitwaye nanye nawe bwanigaramye di mvuze muti urinya nayimwe mu nkabinyana sha ariko ndeka kubaza igute umuntu ntabyuka akora akazi wenyine warangiza ukazana ingofero bagashaka nje guta nkafata manje ndeta mu mujyana gani umva kigali kugira kugira icyo ubona bisaba gukora kwihiringa do icyo kikaba mumfashe namwica nuko igira mu nzu wowe bize bite uko nyine bimeze nawe kujya mu nzu tubikemo ntabizanda mwica nta kibazo injira mu nzu tubikemo ntabizanda mwica hapo nani yeye nganigaramye di uvuze ngo no nkabinyana sha ariko ndeka kubaza igute umuntu azajya abyuka akora akazi kose wanjye tukazana urufu rwe rwashaka wamaze bana ngiye se ngiye kwigira i Kigali wa agiye kujya i Kigali we waba hehe no kunyara ku buriri kwawe ungana gutyo umuntu w'umugabo bitwaye cyo ko nzambana na mubyara wanjye hari icyo bitwaye mubyara wawe n'uzangara ku myanya kimasa azabyihangana abana ahubwo bamunza nigere mu kandi ugabanya ibikoma bazamenya nka gukoma uri mukuru wanjye kamati ubona nta kintu wakora no kwiga wicaye gusa uzubijyamo muri gusa uzikora shana kibuza ngo singiye gukoresha uziko yasakanye nayigurishije kanombe ibintu byose z'umwana nese ko ndi gutanga mva mubwire ngiye maferi ngirisha abarwose ishaba ry'iki se utangajwe ni ngirisha abape urumva ubwo kamusaba kantu gatoya ko ngiye kujya i Kigali arakikwiga mu cyumba wabaye ukanguza 5,000 byonyine 5,000 byonyine mani ngo 5,000 sajyanye nayo ugaramye ahangaha none ngiye ngo 5,000 kujya i Kigali usorori yawe none uyigurisha nawe ubone iki urayanyemye se ntayo nguhaye urayanyemye nguhaye ntacyo nzashakira ahandi tu ariko nimara kujya i Kigali nkagafata urumva uzazukura umunwa ndakuzi ndakuzi ndabona yawe ba icyaro cyaki nako nta kintu kizagufasha se ha sha uko se waje tukugateka nkiri tekerwa mu nzara wabitetse
Dom kuba ari n'imifuka igiye he noneho ngiye ariko ushaka kugaruka nimugoroba nimugoroba ngasanga nimugoroba nyine nka saa 11 cyane ese ubwo ndabwira ariko wambwaye ngende umugore wawe usikare uze guteka ngiye ko ntacyo nyine ngo ndaza kurya nuza kuzana intare wowe wabuze umukoro nta kintu bishoboye Domo urugendo rwiza wahoro zima kiragiye wahoronke Imana cyangwa kigiye cyagahambiye nzimamagare mubyara wanjye nzimuhamagare Allo salama man Meze bite man noneho rero ubu ngiye guhita nsesekara Kigali n'aka kanya ubu ndahagungiye guhagurukana maze ngiye kwitegura mitinzi gusa ndahita nza rwose ngasanga nka saa sita sanga gutyo ndabankugezeho nabirenze nk'ubwo reka mbanze nitegure vuba miti njya gutega imodoka mitinzi yapana yambaye ngiye ariko faranga ndabonye ngiye guhita ngenda njya i Kigali tu gapantaro ndabona ari sawa ariko nanageze nakambaye mani nkajya kwiryohera i Kigali abantu n'ubundi byose ni byiza sha nako ndagakenyeraho tu sha ndagatwaraho kandi nambara igitengera icyaro kinamite nyisezera rwose n'indore cyari cyaranzonze none inzozi zanjye zari zo kujya i Kigali n'undi ngiye nkagafata nkebera umukire rwose pe rwose umusigaye nkindara nzikitara n'indore bukina kandi yagiye akareba kayayisize aha ngaha izina ry'imana ubwo yakinze yanjaniye amafaranga aganira nimba Kigali yagiye ndamusanga naganira
Ewana wahageze rero? Urugo ari Ewana do. hano hepfo. Uzakata gusa. Ewana usuraye umeze neza. Biza pe. Aya masikariye se ngo kabyara mwe. Nahasa mwana. Wigeze muri ntage? Ni manegeka mwana. Kigali nta manegeka hano. Manegeka Kigali wa. Nuko nahasa. Karibu. Tama akazi mwana kameze. None no gukura inkweto mwana Kigali. Mbega Kigali we sha Kigali arenze kabisa wabivuze ukuri pe. Ni ukuri rwose. Ubwo si iki cyagutangaje? Mwana imodoka abakiri nabonye kuntu arambaye nikiva muri gare nabonye Kigali arenze pe kuko nabonye ibintu byose ari byiza. Ubwo nanjye guhita nkafata pe ni ukuri. Ugira ute? Nje guhita nkafata manje ngiye neta mu mucyara kandi. Umva. Kigali kugira ngo ugire icyo ubona. Bisaba gukora kwihiringa do. Icyo kikaba. Je ntago najya ku rwego. Je ndahita nkafata ngiye. Uraba utaramara mu kwezi kumwe. Je pfa ko nahageze gusa. Hari ikindi? Nyine ubwo nawe uzategeza nyine nawe rero ko ngiye guhita nkina ati we urabe tubibona wasanga warahageze ukajenjeka ntugire ariko jewe n'ubyero byari byo kurwana nakora akazi k'imvane wa je yigitakaramo gusa ntihageze. Kigali habuhazi ntabuhaje. Yaba habuhazi ntabuhaje. ari kuva nahageze ubu nahamenye nzu hari ikindi kintu wambeshya imihanda barazanye ngo nahabonye harahaye hose nahabonye abantu. Okay. Karibu. ariko ngiye ntugire ubwo none ngiye guhita nkafata sibyo. Aha kumaze gushaka ibyo guteka nyine ubwo nafatiriza imbabura ngo nitubikanye umva wanije kuri telefone se ngasigara ndefebe n'ubundi byose kare sinka abe nanjye reka mpatse muri Kigali ubura post n'amafoto bari gukoresha urandemenye reka nsigara noneho nanifata n'agaselfie utange iyo mbabura wanje kwifatiriza ati wewe banguke gusimbura leta nyifatisha nabirenze sawa shanda gaso ukuru wanjye uri mu cyaro nubwo nasizemo y'umukinga mwa amafaranga ariko azihaga ariko nzayamuha namurengerezaho nako ngengeye gutambo umukire pe ubwo si wa mwana w'i Kigali urumva ngo waracyanyuka ariko nanzamambwa nimara gukira tu kamedi chati Afrika mana chat fatisha imbabura please mana fatisha imbabura sikoni kigere cut Ndio mwana mpagaye Ufite. Yes Domo
Sawa. Ndabona ari ngurisha. Karibu. Bana mwaje kudusura shana wale andageze Kigali ndabuvana ni karibu rwose hano wapi none se ese kuza n'inyundo uje kudusakara Wanga ntabwo. uje kudusakara ntabwo Amafaranga niyo yama, amafaranga yanjye. amafaranga Karibu muri mu mafi. Nuta amafaranga nyenda kwica. Munsobanurire neza. Niyo yama. Oya bari uretse gato. mva mubwira Ila tayama ndabwira. Nimutuze mubwire. Imeze bite? Ariko ndabete mu bintu kinigi. wamufashe namwica ariko wamufashe namwica kimwe n'ubundi. Bahite bakina. ndakwica kandi ndakwica Mubwire. Ubundi bimeze bite? Nagusobanura no mushenzi nakubwira ukuntu byagenze. mva nyine ngubwira ukuntu byagenze Nabigusobanura dore ngubu. nyine mva ngubwira ukuntu byagenze nyine ndabizi nyine cyaro nyine bari hasara sibyo nyine panze kuzi Kigali nta mafaranga ari mfite urumva muvandimwe man niwe wazanye Babylon urumva kugira ngo nyine ibibazo nk'ibyo Babylon kandi wamba. kandi ndamwica Ariko mutuze. ndamwica Muri wanjye ni mutuze. wamufashe ndamwica niwe reka nkubwire urumva nyine yagurishije isake amanurije isake muvuze ibihumbi 5 man byonyine man kugira ngo nyize Kigali arabinyine urumva Si yarayange ntabwo yarayange. nyine Ariko yarayange. ariko kubera ko nyine nzi ko ngiye kuza Kigali nkahita nkafata urumva nkahita mbona amafaranga kiri nyine nabonye agiye kuvura sinzi ahantu haragiye niba ari ku muhanda niba rwasindiye Amafaranga yanjye ndayazana. Bari mpaye wamukorera iki? Reka twumve. ndayazana ndateganya neza Kigali ariko naho muri nzayamisha Amafaranga yangahe? byari 10,000 ariko naho muri nzamana Ibihumbi 10 byose. ntabwo 50